Igitondo cyiza bene data, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi 3:20. Wenda amashusho kuba atagaragara neza ariko amajwi arumvikana. Imana ishimwe cyane ko n'ibi ngibi bigishoboka ko tuganira tukabasha kumva ijambo ry'ubugingo. Imana ishimwe. Rero dushimye Imana duhaye umwanya kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'ubugingo riboneka mu Bafilipi 3:20. Pawulo yandikira Abafilipi 3:20 arababwira ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijoro. Imana ishimwe ngo niho dutegereje umukiza ko azava. Arabwira ngo ibyiringiro byacu ntibiri mu isi ahubwo ibyiringiro byacu biri mu ijoro. Amen. Ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijoro, aho ngaho niho dufite ibyiringiro. Imana ishimwe. Ibyiringiro by'isi ntabyo dufite, ibyiringiro by'ubuzima bw'isi ntabyo dufite. Nidukunze iby'isi kuko Pawulo n'undi mu mirongo yo hejuru yaravuga ngo simfite ikindi nirata, ngo kiretse nirata Kristo. Arabwira ngo nyamara ibyari indamu zanjye ngo nabibonye nk'igihombo, ngo ndetse ngo mbibone nk'amase rwose kubwo kuronka ubutunzi buboneka muri Kristo Yesu. Ariko arababwira ngo nanone mwirinde za ngozi z'ibibi. Abo ngabo ni ab'isi, ni inkozi z'ibibi, ni imbwa. Nanjye ndabivuze ngo ni imbwa kuko ni inkozi z'ibibi. Nubwo abo ngabo rero duterana nabo, abo ngabo rero tugendana, abo ngabo rero dusengana nabo, ariko Pawulo arababwira ngo abwira abanyefilipi ngo mwirinde za mbwa. Kuko ibyabo bamaze kubibona, bamaze kuronka ubutunzi bwabo aribwo bw'isi. Ariko twebwe iwacu ibyiringiro byacu ntibiri ku byinda gusa, ntibiri ku by'ubutunzi bw'isi, ntibiri ku mazu, ntibiri ku maviza, ntibiri ku rushako, ntibiri ku mashuri, ahubwo ibyiringiro byacu ni ijuru. Imana ishimwe. Ntabwo tubabeshya, iri juru tuvuga si kubera ko iby'isi wenda twabibuze, kuko bamwe barabifite, bamwe baratunze, bamwe bahinduye akazi, bajya gusavinga, bajya gukorera umwami, kuko babonye ko ibyiringiro by'isi ntacyo bikimaze. Urarwara, waba ufite imitungo myinshi ishoboka byose, wagera igihe cyo gupfa ugasanga bya bindi byose waruhiye bipfuye ubusa. Uyu Pawulo rero yari yarize cyane, yari yarize teoloji, yari yaratunze byose, ndetse byose yari yarabibonye. Yari yaravukiye muri famiye ikize, ariko ageze aravuga ngo nyamara ibyari indamu zanjye nabibonye bimeze nk'amase, ntacyo byari bimariye, kuko nabonye ubutunzi butagira akagero buri muri Kristo Yesu. Amen. Iteka mbahora mbabwira ngo uzaba akundisha uw'isi, iby'isi, uwo nguwo si uw'ijuru, kandi uwo nguwo si uw'Imana. Uzaba akundisha iby'isi, uzababwiriza ku by'isi, atagukumbuza ijuru, atakubwira iby'ubwami bw'ijuru, uwo si uw'Imana, uwo si uwo mu bacu rwose. Ku byiringiro byacu ni iby'ijuru. Rero ibi ngibi ushobora kubivuga bimwe na rimwe ukabizira, rimwe na rimwe ukavuga ukundi kuri wese, uyu muntu ari mu isi cyangwa ntari mu isi. Inzara irababaza, ubukene burababaza, ibigeragezo birababaza, ariko ibyiringiro byacu yaba byari iby'iyi si, ba Bill Gates bakabaye bafite ijuru, bandi bakomeye bakabaye bafite ijuru, ariko ijuru tuvuga ntabwo ari ijuru ry'amagambo, ntabwo ari ijuru ry'amagambo, ni ijuru ry'abari kure kandi bakunze iby'ubwami bw'ijuru. Pawulo ayibonye neza, aravuga ngo yari yarize iby'amategeko, yaravukiye muri famiye ikize, ndetse yari mu bamwe bashaka kurwanya ubutumwa bwiza, ariko amaze kugera Kristo amugezeho, aravuga ngo ibyiringiro byacu, haleluya, ndafashijwe, ibyiringiro byacu ni ijuru. Amen. Impamvu Imana yashyizeho Bibiliya ni inzira kandi ni urufatiro ruzaguhuza kongera kubana nayo. Rero harimo inzira zizatuma wiyunga n'Imana, ukamenya Imana, ukamenya n'uburyo wabana nayo, ukamenya uko wayigiraho. Rero
ntibagushyizeho ibyiringiro by'isi, ahubwo wari umuyoboro uzakugeza ku ijuru. Niyo mpamvu rero Pawulo avuga ngo ibyiringiro byacu si iby'isi, ahubwo ibyiringiro byacu ni ijuru ndetse n'ubugingo buhoraho. Iby'isi uzabitunga, yego ni byiza, amaviza zawe n'ibindi byose uzawe, ariko ibyiringiro byawe niba byiringiye kugushaka umugore, niba byiringiye kuri icyo ngicyo, ukumva yuko nugera kuri ibyo ngibyo bizabirangiye, bizabikumariye iki? Ibyiringiro byacu ni ijuru ndetse n'ubugingo buhoraho. Mwene data, wirinde za mbwa zigukundisha iby'isi, izo ngizo ni inkozi z'ibibi, ndetse bamwe na bamwe bamaze kubona ingororano zabo. Niba ukorera gushimwa, niba ukorera kugira ngo bakuvuge neza, niba ukorera kugira ngo bakubone, abo ngabo ibyiringiro byabo barabibonye, iby'ubutunzi byabo barabibonye, ingororano zabo barazibonye. Ahubwo nawe shaka ingororano zawe kandi wibikire ubutunzi bwawe mu ijuru, aho inyenzi n'ingunzu n'imbeba bitagera, aho uzabana n'Imana Data wa twese. Kuko icyatumye Imana itanga umwana wayo Yesu Kristo ni ukugira ngo yongere gusana umubano wawe hagati n'Imana, maze uzahabwe ubugingo buhoraho, uzahabwe za ngororano nababwiye zitabasha kwangirika, uzabasha guhabwa za ngororano zawe zitangirika, iz'Imana yasezeranije abizera. Haleluya! Iz'Imana yasezeranije abayubaha. Nawe rero ndasaba Data kugira ngo nawe uzabe abahabwa muri izo ngororano, kandi uzaragwe ubugingo buhoraho bw'Imana yasezeranije abantu, ariko cyane cyane abakunda Kristo, abamwubaha, kuko ari we nzira kandi ari we kuri. Uwiteka abagire neza, Uwiteka akumvire, akohereze gutabarwa kuva ahera hayo, kandi Uwiteka agusanga akuganirize, akwereke inzira ukwiye kunyura, maze nawe uzarabwe ubugingo buhoraho bw'Imana yasezeranije abayubaha. Shalom shalom, mugire umunsi mwiza, Uwiteka akwiyereke kandi akugire neza. Amen.